ngaha turaje Nyagasani, karame karame dawe, twitabiriye ingoma y'urukundo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza ku neza yayo. Kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 14 mu byumweru bisanzwe, tariki 9 Nyakanga 2026, ngaya masomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni ibitabo cy'umuhanuzi Hoseya, umutwe wa 10 n'umurongo wa mbere, uwa 3 kugeza ku wa 4 n'uwa 8 kugeza ku wa 9. Uhoraho aravuze ati, igihe Isiraheli yari akiri muto naramukunze, kandi nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Misiri. Nyamara Efurayimu ni jye wamufataga akaboko nkamwigisha gutambuka, ariko ntibigeze bamenya ko ari jye wabitagaho. Narabiyegerezaga mbigeranye urukundo, nkabizirikaho nk'uko abantu babigenza, mbiyegamiza ku musaya nk'umubyeyi uteruye umwana we, nca bugufi ndabagaburira. Ariko banze kungarukira, nabasha nte kubatererana? Umutima wanjye nisubiyeho, impuhwe zanjye zirangurumanamo. Sinzakurikiza ubukana bw'uburakari bwanjye, kandi sinzarimbura ukundi Efurayimu. Kuko ndi Imana simba umuntu, nkaba nyir'ubutagatifu rwagati muri mwe, sinzongera kugusanga mfite uburakari. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 80. Ubengeranisha uruhanga rwawe maze udukize. Mushumba wa Isiraheli, tega amatwi, wowe wicaye hejuru y'abakerubimu, garagaza ububasha bwawe maze udutabare. Urebere mu ijuru witegereze, maze utabare umuzabibu, urengere igishyitsi witereye, n'umucwira ukesha imbaraga. Bityo ntituzongera kuguhungaho, uzatubesheho twiyambaza izina ryawe. Uhoraho Mugaba w'ingabo, tuzahure, ubengeranisha uruhanga rwawe maze dukire. Ubengeranisha uruhanga rwawe maze udukize. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 10 umurongo wa 7 kugeza ku 15. Muri icyo gihe Yezu yabwiye intumwa ze 12 ati, aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzure abapfuye, abembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Ntimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri mu mikandara yanyu. Ntimujyane kandi uruhago rw'urugendo, amakanzu 2 cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko umukoza ku ifunguro. Aho mugeze mu mujyi cyangwa mu rusisiro, mujye mubaririza umuntu ukwiriye kubakira, maze mugume iwe kugeza igihe muzagendera. Nimugere mumwifuriza amahoro. Niba urwo rugo ruyakwiye, amahoro yanyu azarutahemo. Niba rutayakwiye, amahoro yanyu azabagarukira. Nibanga kubakira no kumva amagambo yanyu, muve muri urwo rugo cyangwa muri uwo mujyi, mukunguta umukungu wo ku birenge byanyu. Ndababwira ukuri, ku munsi w'urubanza, Sodoma na Gomora bizadohorerwa kurusha uwo mujyi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mwahawe ku buntu, namwe mutange ku buntu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Ako gace k'indirimbo mpereyeho ni indirimbo twohereza mu butumwa. Imana igatwibutsa, Yezu Kristo agatwibutsa ko twahawe ku buntu, kandi natwe tugomba gutanga ku buntu. Imana ni nyir'ubuntu, niwe tuvomaho, natwe dutange iby'Imana yagize gute yaduhaye. Imana iduha ubuntu, natwe dutange ku buntu. Ubuntu mu Gifaransa byitwa la bonté. Bonté nyine urumva ko ari ubonte nyine ubuntu. Ubuntu nibyo rero mwahawe ku namwe mutange ku buntu. Iryo niryo jambo rituraje inshinga muri aka kanya. N'intego remezo yacu y'uno munsi, ingingo remezo igira iti ubuntu. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Ahangaha turaza gusoza tubona ko hari ibintu byinshi tugura, hari amafaranga menshi dutakaza, nyamara iby'Imana byo ni ubuntu, gratuitement sans rien payer. Imana ntacyo twishyura, ariko ibintu byano ku isi turishyura. We rero iyo baduhaye ibintu, Nyagasani aratwingingira ubuntu, ariko twebwe tukamuhunga dushaka ibintu. Kandi bya bintu se tubibona ari ubusa, tubibona twatanze amafaranga, tubibona twishyuye. Ukure nawe ifoto, umuntu aguhereye ikintu cy'ubuntu, ntago ari ubusa, kuko nyine ubusa ari ubusa, ahubwo cy'ubuntu, warangiza ugacyanga ukajya kugura, kwishyura.
aho n'Imana ibabara igihe cyose twagiye kure tugiye kugura ibintu, bya bintu biza kuducakaza, biza kutwonera, biza kutubuza Imana. Tekereza nawe uvuye ku Mana nyir'ubuntu ugiye ku bantu baza kugutesha bwa buntu bw'Imana. Mu kwakira ubuntu bw'Imana rero tujya kuzirikana ingingo 3 ziza kongera kudukebura. Nawe urebe ibyo utanga ku buntu, urebe ibyo ujya wakira ku buntu, urebe n'ibyo ujya wishyura atari ku buntu, ikiguzi. Ingingo ya mbere, tugiye kunyarukira muri paruwasi. Ngo muri paruwasi imwe bishoboke ko ari mu giturage, ngo padiri w'iyo paruwase yigeze atumira abayoboke b'Imana mu nama nkuru ya paruwasi. Nuko ngo umukuru w'inama yahaye ubutumire, baramubwira ati genda utange ubutumire, utumire abantu bazaze mu nama nkuru ya paruwase. Atanga bwa butumire, bishoboke ko bamwe babibyemeye. Ageze ku wa nyuma ngo amubahati ibibazo, ati rero unzaniye ubutumire. Yego yine ndabuzanye. Hanyuma se hari akantu karimo? Ati kantu kahese ntako. Ati hari urufaranga rurimo? Ati nta rufaranga rurimo. Ati nta n'agacupa karimo? Ati nta gacupa karimo rwose. Hanyuma se tugiye kureba iki? Ati ni ubutumwa nyine. Ubutumwa se hari icyo buza kunzanira? Ati nyaboneka tuze kujya mu nama nkuru ya paruwasi, ni ubutumwa. Nuko wa wundi uri gukomeza abaza ibibazo arongera ati njyewe iyo ngiye mu nama za leta ku murenge bampa insimburamubyizi, bakanyandikira amafaranga y'ubwo butumwa ndetse bakampa n'agacupa ngasomaho bakananyongeza, kuko rimwe ryishe umugabo. Ubwo rero nta kindi wambwira. None nawe uri kuza ndata ngo ni ubutumwa, ni ubutumwa, ni ubutumwa. Ubutumwa se igifu cyabusya? Kugeza na n'ubu wandi uruzanye ubutumwa ntarasubiza icyo kibazo. Niba igifu gishobora gusya ubwo butumwa, ubwo butumwa bwa paruwasi, igifu cyabusya? Na n'ubu ikisubizo ntarakibona. Bishoboke ko yatashye amaramasa avuga nyine ibyamubayeho, akunguta umukungu ati reka da navuye iwe nibamba. Ati ubutumwa se igifu cyabusya? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiki cyo bita ubutumwa. Ese uracyajya mu butumwa? Uracyakora ubutumwa? Cyangwa wataye ubutumwa uta ubutumire kwa Nyagasani, ujya gushaka amarongo hahandi baza kuguha akantu, uta ubuntu bw'Imana. Ukuri ifoto nawe Imana rero guhamagara, ngwino tuganire ku butumwa bwa paruwasi, ngwino tujye inama uburyo kiliziya tugomba kuyubaka tukayishyigikira. Hanyuma wowe ngo kubera ko nta kantu karimo, ati ibyo ntibindeba bandi ntibindeba, turabasuhuje mukomere cyane. Ingingo ya 2, ubutumwa. Nubwo tubonye haruguru uriya mugabo wanga ubutumwa ati igifu nticyabusya, ariko wowe mu Kristo niko nawe ubyumva? Kwicara mukaganira ku bibazo cyangwa n'ibisubizo biri ku mirenge yanyu, biri kuri paruwasi yanyu, biri mu muryango remezo, biri muri santarari, biri muri kiliziya, ubwo ni ubutumwa. Aha niho Yesu Kristo atwohereza, aha ni Imana idutuma, ubutumwa bwo kwigarukira. Isomo rya mbere turi kwakira muri ino minsi yo mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya riratwibutsa ko dukeneye kugarukira Imana. Twayobejwe n'ibicumuro byacu, ingeso mbi n'ibindi byinshi cyane bituma duhunga Imana, ariko Imana iri kwifuza kutugarura. Imana yojwe nuko turi ahantu habi, twohotse ku byinosi aho koka ku butumwa bwayo. Ariko Imana turumva yafashe icyemezo, nubwo umuntu ari umuhemu nge nzakomeza kuba indahemuka, nubwo umuntu ntabwo yifitemo nge nzakomeza kuba umunyampuhwe. Ngo igihe Isiraheli akiri muto naramukunze, kandi hamagara umwana wanjye uri mu gihugu cya Misiri. Ngo nyamara Efurayimu ninjye wamufataga akaboko nkamwigisha gutambuka, ariko ntibigeze bamenya ko ari njye wabitagaho. Amen, amen, amen. Ngiye n'intero muri mbyo Zaburi uduhamagarira kwegera Imana, Imana ikize ku mpuhwe, Imana ikize ku mbabazi. Ubengeranisha uruhanga rwawe maze udukize. Nyagasani buri gihe aba yiteguye kudukiza. Nyagasani buri gihe ubutumwa bwe ni ugukiza abantu, ni ukugira abantu neza. Nubwo abantu bamuhunga, ariko buri gihe aba yiteguye kugera ate kudukiza. Ni nayo vanjiri y'uno munsi, Yezu Kristo atora intumwa akaziha n'ubutumwa. Ubutumwa zizajyana ni ubutumwa bwo kubwira abantu ko ingoma y'ijuru yegereje, umukiro w'abantu, ko abantu bakeneye gukira.
nibwo rero abahaye amategeko, abahaye amabwiriza bagomba kujyana mu butumwa. Ayo mabwiriza ashingiye ku kintu cyitwa kutaremera, kutigwizaho ibintu, bya bintu bishobora gutuma tuteguka ngo tugane ubuntu bw'Imana. Ntimutware ibi ngibi, ntimutware n'ibi, ntimutware n'ibi, no kugira ngo bya bintu bitaza guturemerera. Ejo n'ejobundi tuzamera nko ha muntu uti sinitabira inama nkuru ya paruwase kubera ko nta kantu karimo, kubera ko nta gacupa karimo, kubera ko ntacyo nza kubona. Ni ukukihitiramo ujya gushakisha ibintu bya mirenge, kutaremererwa mu butumwa, kwiyoroshya, kugenda tutikwije, ahubwo kugenda twizeye impuhwe n'ubuntu bya Nyagasani. Ntabwo Nyagasani none atubuza ngo ntitugire icyo dukora cya kindi gituzanira umugati, ahubwo icyo adusaba ni ugukabya no kurundumurira byose mu mugati gusa, ibintu bya hano ku isi gusa. Muri bidutwara uruhu n'uruhande, tuze kwibagirwa ko turi mu rugendo rugana Imana, ko roho zacu zikeneye kubona Imana. Ni byiza ko twita ku mibiri yacu, ariko tukita no kuri roho zacu, kuko uwo niwe muntu muzima, umuntu wuzuye. Rero koye kwimakaza umubiri gusa, ibintu za nkoni bya biceri y'amafaranga hari akantu karimo. Niyo mpamvu rero usanga twarataye ubutumwa. Yezu aje gutugarura ati, mwahawe ku buntu mutange ku buntu. Amen, amen, amen. Ubwo buntu bw'Imana Yezu ari kwifuza kutubwira ko nta kiguzi. Aho usanga kuri ino si ibintu byinshi byahindutse utuntu, ati bantu mpereze utuntu, ati ndagusinyira ariko nanjye mpereze umuti w'ikaramu, ndagusinyira ariko nawe banza unkorere kino. Ugasanga ibintu byose turabikora kubera impamvu. Yezu ari kwifuza kutugarura mu nzira nziza, kuko arareba agasanga ino si yuzuye ruswa, abantu benshi baratanye, ikintu cyose ukoze ati banza umpereze. Iyo byakubaho nanjye byambaho, bitewe n'umurimo ukora nawe uherereye. Ntuze guca urubanza kuko wasanga nawe biri iwawe, za ruswa zakwiriye. Yezu arashaka kutugarura, atwibutse ko ibyo aduha ari ubuntu. Ese wowe wasanga nawe urarekeye gusa amafaranga y'ino si, ibintu bya hano ku isi, ukararikira abantu, ukararikira n'ibintu, ariko ukaza kwibagira ikintu gikomeye, ubuntu bw'Imana, la bonté de Dieu, ubuntu bw'Imana. Nyagasani ko aduha byose ku buntu. Ugiye guhubira inkuru, ufata agatambaro kawe, hari igihe waza gukenera kurira ukurikije ibibera hano ku isi. Birimo ibintu, birimo akantu, birimo abantu, ariko hakaburamo ubuntu bw'Imana. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane, Trelo mu gihugu cya kure, abayobozi bagiye kubona, babona hari ubutumwa bubanyuzeho ngo babushyire umugabo witwaga Karamira, baga mu giturage. Bakuruye ifoto basanga ayo mafaranga banyuje ari amafaranga menshi cyane, amadolari menshi cyane. Ndashaka kuvugira aha ngaha, nuko bareba atarya uyu muntu baduha amafaranga yo tuyatware, ubu ni muntu ki? Baratangira bamuhigahiga, bamugirira ishyari, ati koko ntayo tumuha natwe, amafaranga nayo dushobora kumuha. Ntibyumvikana uburyo nubwo baratuyijeho uyu muntu yatunga amafaranga angana atya, twebwe tutarayakoraho. Nuko ngo bafata inzego z'umutekano, abayobozi bajya gushakashaka wa mugabo bita Karamira, kugira ngo bajya kureba ahantu akura Karamira. Nuko baragenda bagiwe, bajyanye n'amapingu yo kumuboha. Bamuzize iki se? Bamuzize twa dufaranga twe babanyujijeho, babahaye ubutumwa, aho kugira ngo babutange bakomeje gukurikira bwa butumwa. Ati natwe amafaranga ntabwo twayamuhereza, ariko kwanga guseba. Nuko baragenda, atari jo n'undi bazavuga bati ko utasohoje ubutumwa. Baragenda baramusanga, bageze kwa Karamira, bari bazanye n'amapingu yo kumuzira kugira ngo bajya kumuboha, banze bamushyire muri prison, ubundi azisobanurira nyuma impamvu abona ibyo bifaranga bishishe bityo. Nuko bamubaza icyo akora kugira ngo babashe kumurekura amafaranga cyangwa bumufunge. Nuko Karamira atangira arisobanura ati, mbere yuko mumboha reka mbanze mbahe ku nkuru, nimurangiza mumbohe bitewe n'icyabazanye. Umunsi umugabo yari umukire mu rugo rwe, afite ibintu bya mirenge, afite abana, afite n'umugore. Ariko uwo mugabo aza kugira atya, aza kuyoboka ikabare cyane, akunda inzoga cyane. Uko yaje mu rugo agahungeta abana n'umugore, akabahoza ku nkeke, intambara, gutongana n'ibindi byinshi cyane. Akarara mu ikabare, igihe aziye agatongana mu rugo, akamenagura ibintu. Nuko ngo umugore abibonye aza gufata icyemezo cy'uko agiye gufata aba bana
akabahungisha, kuko se yabahungitaga bikomeye, ngo babana bajyana mu gihuru. Abagejeje mu gihuru babayo batyo, imbeho ibicira mu gihuru. Nuko ngo akana kamwe k'agahungu kari kagiye gutashya, kageze mu gihuru n'ubundi imbeho irakahuranya, imbeho irakica, kaza guhura n'umukire wo muri icyo gihugu, amuhereza ikoti aramupfubika aramwambika, maze uwo mukire amusaba kujya iwe, ati ngwino ngucumbikire ukiriye imbeho, ubundi ngwino no ku biryo wibereho. Nuko wa mwana baramubwira ati nyamara hari mama n'abavandimwe tubana mu gihuru, papa aratwirukanye mu rugo, none rero ntabwo ushobora kurya ngo nabo mbime. Ati genda ubazane ubundi muzani wanjye. Wa mwana aragenda abwira nyina n'abavandimwe be, baraza bajya kuri wa mukire. Wa mukire ngo bahereza inzu yo kubamo, arabatunga, akajya abaha n'icyo kurya gratuitement sans rien payer, ntacyo bishyuye. Babaho ngaho muri iyo nzu imyaka hafi 20. Hagati aho babana bari kwiga, bari kuminuza. Igihe cyaje kugera, wa mukire amaze gutunga babana, arabagaburira, arabambika, arabigisha. Igihe cyaje kugera umwana umwe, nyuma yo kubona ibyo byose, ngo yaje gufata ingamba ebyiri. Ingamba ya mbere ni ugucika ku kintu bita ikabare burundu, bitewe nuko yabonaga papa we yabirukanye kubera iki yari yavangiwe nyine alcoolique kilete, yari yarakoronijwe n'inzoga zaramukandamije. Niyo mpamvu byatumye nyine koko abasarana n'izindi ngeso mbi nyinshi cyane yajyagamo zigatuma abirukana mu rugo. Wa mwana rero gufata icyemezo ati rwose mu buzima bwanjye nzabaho nanjye ndandavura mwikabare n'ahandi hadakwiye. Icyo nicyo cyemezo nafashe, bityo kwa dufaranga nari kumarira mu ikabare nzadukusanya. Icya kabiri nyingamba umwana yafashe, ati kubera umwuga mama yakoraga wo kuboha uduseke, nanjye nzatoza abantu kuboha uduseke, bityo utwo duseke ko mama yaturuhaga bagakwinjiriza bagashyiramo akantu, nanjye niko bizagenda. Umwana rero yaje gukura, amaze kwiga, amaze kuminuza, ashinga ikigo cy'imfubyi, abapfakazi n'abakene n'abandi bose b'indushyi bamerewe nabi. Abashingiye icyo kigo kugira ngo bajye baboha uduseke, bagire uturimo bakora tubafasha kwiteza imbere, abo bose babayeho nabi. Iki kigo rero ni iki ngiki ngiye kubafungurira, ngaho nimwinjire murebe. Uwo muntu rero mubona wafunguye icyo kigo ni njye Karamira mubona. Nuko babandi bari baje kumufata b'abayobozi bakinguye cya kigo, koko babona indara, babona imfubyi, babona abapfakazi, babona bantu bose baciye bugufi, bose bari kugenda, buri wese afite uturimo ari kugenda akora muri cya kigo. Hanyuma isoni zirabafata, uko bari bazanye amapingu baje kuboha wa Karamira, bamaze kumva n'ubwo ubuzima bwose yanyuzemo, bibaza uburyo urwo rufaranga bari bagiye kurukenyeraho, ubundi bakihina mu ikabare n'izindi ngeso mbi zose zo kwandavura bakoresheje amafaranga ya Karamira. Isoni zirabafata, bafatwa n'ikibazo cy'iminsi 25. Ese amafaranga turayamusubiza, turayamuha nk'uko yaduhaye nk'ubutumwa tugomba kumuhereza nk'umuntu wita kuri aba bantu baciye bugufi, abo bose batawe, abo bose bariho nabi, cyangwa turayatwara? Uko bakomeje kugenda bibaza, ntibamenye uburyo kuko aya mafaranga no baje kuyaterura, bati ahubwo iyo natwe twakoraga dutya, tukajya natwe abo dusanasanira, twari natwe dusanganira, natwe tukagira abo dufasha. Nuko ntuze kumbaza uburyo bagiye basiga Karamira aho ngaho, akiri kwita kuri babandi bababaye bashavuye, abo bose batawe bamusiga aho ngaho. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nawe ku buntu mutange ku buntu mu buzima bwa Karamira, nawe uze kureba uti haryo ubu nirihe somo nakuye muri bya bindi papa yankoreye, muri bya bindi mama yakoraga, muri bya bindi ababyeyi banjye bakoraga bidakwiye, igihe cyose bamaraga bariho nabi. Nirihe somo nakuye ku bayobozi banjye bankoreye nabi. Byose uze kuzirikana ngo nubwo bakoze nabi, ariko wasaga hari inzira nziza bacaga kugira ngo nzatambukemo, nzaba umuntu w'ingirakamaro, nzaba inyangamugayo nanjye. Karamira nk'uko natwe kenshi burya ibintu byose dukora haba hari impamvu. Ushobora kuba wararezwe nabi, wararerewe mu gihuru, mu kigunda, mu mifurege, mu ishyamba, wagirirwa ubuntu Nyagasani akagukuruza ya neza ye. Wamukire, wa muntu ufite amafaranga akakubwira ati ngwino iwanjye urye, unywe, ubeho, icumbi ku buntu, urye ku buntu, nta kiguzi. Iyo ni Imana yamukoresheje. Aha niho bita ubuntu, ubwo niko bita ubuntu rero.
hari abantu benshi kuri ino si Nyagasani anyuzaho ibintu kugira ngo bajye gushakashaka abantu Imana ibahe ku buntu bwayo. Wasanga urimo, wasanga ndimo nanjye, wasanga nawe Nyagasani hari ubutumwa kunyuzaho ugashaka kubwikubira aho kubugeza aho Nyagasani yifuza ko wagera kuri babandi karamira ajya gutabara. Nuko gahora mu ishyari ati amafaranga icyama nkanywera haravamo icupa haravamo icyaravamo iki. Muyoboke w'Imana, ongera urebe nawe ubuntu bwaho bushingiye. Hari abantu ujya ugirira impuhwe, hari abantu ujya ugirira ubuntu, ubyibazeho nanjye nkomeje kubyibazaho. Ariko reka dusoreze ku bintu 7 biza kugufasha kureba ubwo buntu bwawe aho buherereye cyangwa n'utu tuntu twaho duherereye. Ese ukorera akantu cyangwa ukorera ubuntu? Ibintu 7 uraza gusanga usanzwe ubyumva, ariko nongera mbikwibutse ko hari igihe waba ukorera ubuntu cyangwa ukorera amafaranga. Umuhanga aravuze ati Imana iratwegereza ku buntu, ariko se kibi we kumugeraho bidusaba iki? Bidusaba amafaranga. Na niyo mpamvu uzasanga muri ino si ijuru kurigeraho ari ubuntu bw'Imana, ariko umuriro ni amafaranga, umuriro ugurwa amafaranga. Icya kabiri, kujya mu kiliziya ni ubuntu, ariko ntiwakandagira mu ikabare nta mafaranga ufite. Muyeye itabi, ibiyobyabwenge byose, amatabi n'ibi byose bidusindisha byose ni ikiguzi, ni amafaranga. Icya gatatu, ikoraniro ryo gusenga ni ubuntu, ati muze dusenge ni ubuntu, ariko ntiwakandagira mu bitaramo bate donu nta mafaranga ufite, ariko ni umuriro. Icya kane, maison de culte, aho dusengera za ntambiro zacu, adoration ni ubuntu, gushengera ni ubuntu, ariko inzu z'indaya ni amafaranga atambuka ngaho. Uburaya ni amafaranga, uwo ni umuriro ugurwa amafaranga. Icya gatanu, gukiza abantu ni ubuntu, ni mukiza abarwayi, mwite ku bantu, kura uriya muntu mu gihuru, uriya muntu ufite imbeho mwambike, byose ni ubuntu abikorera, kuko n'Imana mu gihe umuntu akabona bwa bukire nawe. Ariko kwica umuntu ni amafaranga, wakuramo inda nta mafaranga utanze, wakwica umuntu nta mafaranga utanze. Ubwicanyi ni amafaranga buragurwa, kimwe no kusambanyi bugurwa. Icya gatandatu, amahoro y'Imana ni ubuntu, aho munyuze hose mutangaza amahoro, aho munyuze hose ati amahoro muri ino nzu. Ariko umuhoro wo ni amafaranga, za ntambara ni amafaranga, intwaro za kirimbuzi ni amafaranga. Icyanyuma sorejeho nyine, Imana ni nyirimpuhwe, kuyisanga ni ubuntu, ariko gusanga se kibi ni amafaranga. Mwifurije rero ijuru, hahandi tugomba kuronka kubera ubuntu bw'Imana, maze nawe wirukana ikintu cyose kibi kigutera umutima kurarikira iby'isi. Ushakashaka akantu ureshye Nyagasani kwigarura ku buntu bwe. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Basumuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.